mbaye kabwera. Indirimbo yadutse ryari ndabizi ko umusa. Iyo ndirimbo ni ya kera, iyo ndirimbo yande. Iyo ndirimbo sinamenye umuhanzi wayo. Nubugira kabere nkubitwa mvuye mu kaba nasangiye na misho simbona untabara. Reka nanone tubaye ikaze bakunzi ba Tigo Misho ibyacu nakagaruka kandi tubashimira uruhare rwanyu mukomeza kutwereka tetamaze kuba hano ni mu rugo Nzovu we byararangiye nahandi agira Misho icyamamare ariko Misho abantu bibaza ku maguru yawe ngo ajya ni nkayi Nzovu ibanga niri yengira amaguru meza cyane no mu maguru se ni meza mu maguru ngo ni he mu maguru ni mubaje reka nkwereke nje mvuze ko afite amaguru meza aravuga ngo mu maguru nyine bimvuga mu ihuriro ryayo ntago amaguru ahurira se amaguru ahurira he ni muri santere muri santere y'amaguru muri santere y'amaguru bavuga muri ofisi nkuru ubwo ni ministeri ubwo nayifite abasekreteri kagira n'abajyanama ikagira iki ese Nzovu ko watwaye imodoka nyinshi iyo kategori urayifite ngewe shankunda kugira y'amavateri ibikamyo sinabishobora no kucyurira ubwabyo byakugora kuyongere hejuru nagomba gushaka urwego none yibereyeho ariko video yacuruzwa we noneho rero Nzovu iyo video yabona bande yanjye mu kiganiro giheruka muretse se mu kiganiro cyabanje namukubaje arambwa ngo arakwemera ngo ariko abuze ahantu yaguhera simpari se tambuka umusuhuze rero mudusuhurize wenda ibyo byonyine birahagije mo nicarana yambi gira inka disi we ngira nkugire abanzi baganye Nzovu ntuse urahagaze oya nahaguruka yakagombye kunyambira ahagaze ngo munyambira uhagaze nyambira uhagaze Nzovu hagarara nyine nawe hagarara sha ako kantu yego sha muri amahoro egama mu gituza ncungira undebere ko mu gituza nageze egama mu gituza cya Burahamu mu gatuntu cyo nako ndi kumuhobera cyangwa gatero turebe yego mwanzuke na Burahamu ngo nukuri oya nagasake kajya kubika kagombye kwisunga umukingo Nzovu hari kiga numva wambwire Misha kampobera nanjye ngudokora nk'ibyabandi bana bakoze nirari nose uri gushaka kumubera nagutwaje nyine twigana abandi bana ega buri abana bariganana Misho mbaryari iki ntago mbaryari bundi mana bundi niwe wanje mumbwirire Misho mana siye Buretse reka nibaza akabazo je ntago mbera bantu bose bari hano ninjye mutakenera Misho nitakenera teta kubera ko haranditse nzarinda mpfa ntikuyeho kubinyangamugayo none se twebwe turi oya ntuza nacyo kucyo tugereranyije n'imigayo se gushaho nshaka turi nkunda mugayo twebwe nenye kubereza Misho nirya ko haba ibintu bitukuza iminwa bakashe by'ubururu bamwe bandi mikara gusa wowe wafashe umukara n'umutuku icyarimwe isi style ni yihe noneho ni style nyine ni style yanjye wahisemo uyu munsi ariko gusa mugwe ko ya gasosi cy'inyama gatukwa karimo tomate nyinshi nuko si by'umukara bikaza bite ushobora kuba yahekenye amakara oya ubwo ni njyewe wabyihitiyemo utu ni utudesign twanjye waruze ko umuntu uri buhure nabo nanjye ndimo nari mbizi ngaho nsoma mva kandi gasoma impyisi maze gatatu mu masengesho gasoma impyisi maze gatatu mu masengesho none se Tigo Misho ngo umwami yohereje umuntu kumusabira ngo agenda yivugira none umuvandimwe ari kukubwira ati wansabiye umuhobero none ngo nsomaho gatangira kibazo biri bwizane haraho njye narakaye uguteye buremba ngikirembe bitinze kugiha ngo njebura nanabivuyemo sinkunda abantu bandusha ayisarakara rata Misho ngo uyu muntu ankuye muri mood we mugire nte kubita kwansagariye Nzovu hari indirimbo ya kera buretse kuvuga ubwira Nzovu madamu Nzovu ujya wirinda kumujabata ujye uvuga utamukozeho njabatekese oka nta kibazo rata oya boss Nzovu hari indirimbo ivuga ngo
ngo ishuka yanjye n'igitenge mbaye kabwera kamwe mbaye kabwera ubuzima mbaye kabwera mungiri n'amantahe mbaye kabwera. indirimbo yadutse ryari ndabizi ko umusaza iyo ndirimbo ni ya kera. Iyo ndirimbo iyo ndirimbo sinamenya umuhanzi wayo birakomeye cyane ko iyo ndirimbo iri mu gihe kiri bavuga ngo Karori inshuti yanjye y'amagara subiza amaso inyuma wibuke nabimu. Izo ndirimbo zose ziri hejuru yo muri 74 na 5. Izo ni indirimbo cyangwa irivuga ngo ku muhanda Kigali Butare sinsiba mu matagisi ngenda mbaririza Elena nkunda. Mbese izo ndirimbo zose ni za kera ziri hejuru ya 70 kugeza 73 74 75 76 ntabwo ziri hejuru ya 80. nshaka umbwiraho gatoya umbwira icyo yashatse kuvuga ngo kuko yari yambaye creyo na shimboke. iyo ndirimbo ni yande yadutse ryari abahanzi bazo umva creyo na shimboke ubona ngiye nabigiranya kuko bavuga ngo wa musore nushaka uzagatwika sibyo ngo ni wa musore w'ingoma i Butare kuko abantu reka mbaza mbisobanure abantu b'abanyabutare nanjye nduwaho abantu b'abanyabutare bari bazi ubwenge noneho bakoreshaga barambaraga iyo bavuze ngo yambaye creyo na shimboke creyo yari inkweto bambaraga shimboke yari ipantaro imanutse yagera hano igasa nk'igufata buri itandukanye n'indi pantaro bitaga pate yo hano hepfo yararekuraga ariko shimboke yo yabaga ari ipantaro imeze nk'icupa. none bakayirima nk'ute iyo ndirimbo rero kuza niyo se ngo nushaka uzamujyane se mbese nayiririmbe sinzi. Okay teta, mu ndirimbo za kera hari gahunda ya indirimbo zaburekeye nizasabwe. Iyo gahunda urayizi kuri Radio Rwanda? Zabaga saa 11. Mbwira nawe ndaje mugereho. Ego. Mu ndirimbo zaburekeye rero yagushimishaga cyane ni yishe. Muzaburakeye yanshimishaga ni indirimbo ya Makanyaga yavugaga ngo ndayibagiwe. Dativanye yagushimishaga. Okay, muzasabwe saa 8 zajyaga saa 8. Muzasabwe ni ya yindi bajyaga bavuga ngo kiramutuna. Ngo kiramutuna. Nago wajya kubyumva ngo nasabaga ngo indirimbo ngo ndayitura kanaka ngo imushimishe ngo yihe ngo ya yindi yitwa kiramutuna Demuwag. Kiramutuna Demuwag. Ngo turashaka kiramutuna Demuwag. Urumva nago yabifatanyaga ngo avuge ko ari kiramutuna Demuwag. Hano umuntu ugiye kuvuga ati ngewe indirimbo nshaka ni ya indi ngo arajarajara. Oya twibutse n'abantu ngo wari imbaze tukumva gakeya arajarajara berewe nanjye twibutse bakera nago we wigeze ubyumva ngo kiramutuna. Oya indirimbo bavuga ngo indirimbo bavuga ngo tujye gusaba indirimbo byajyaga biba indirimbo bazishagaho saa 8. Habyo bitaga kujya kugura ikarita wajyaga kuri oreforo none ikarita yaguraga amafaranga 300 bakakubaza abantu ugiye kuyitura ngo nyituye ngo sheri wanjye ngura hanaha ngo tumaze imyaka 2 tutabonana ngo ndasaba indirimbo mu bitangwa Esteri ngo ibiki n'ibiki. Esteri mwana nshavuje cyo kora ku gicamunsi cya Noheri ngo ku gicamunsi cya Noheri ngo je ntazibagirwa. Natakere n'urubuga rero komeza kirakamye fizibure barazimanuye zirasose amaraza ndavuga uretse natake mishu iki gihe cyabayeho waraciye akengese cyangwa ukiri umwana? yarakiri umwana biragaragara. Ngiye nari mukurega ngende wa kera nuko najya nsaza Okay ntacyo gahunda y'indirimbo zasabwa urayizi? Ntayase. Okay indirimbo yagushimishaga ni iyi igicamunsi cya Noheri iririmbe neza uretse
oya reka mbabwire cyo koza indirimbo ngiye nakundaga urumva oya ariko se kuki ariyo ndirimbo wumvishe ko ariyo yamukubise hafi nyine nawe ko nawe ukunda icupa hari icupa mfite hano hari icupa ubona afite ubugira gatatu nkubi twamvuye mu kabari nkasangiye na beshe nunabana na disi we amafaranga yanjye disi we misho karabukira na mishaka kurya buririmbe nzovu mbyine turebe baginaga gute indirimbo baba nubugira kabere nkubi twamvuye mu kabari nasangiye na misho simbona unabara nagera muri bare disi we nkasengera bukira bajya anige bajya mwire n'umuneba agarukiye mu nda akugera mu nda se ongera umpobere uhagaze mu myaka ingana naribiye ahubwo uko bangana rero nta kantu mutabonye Nzovu ni mukuru burya teta yanabaga ihene burya nayibaga rwose uzi ko ari kuvugiriza ari umuntu ufite abakwe n'abakazana yavutse urabona yavutse ubundi babyita igikobwa teta uretse n'ubusanzwe uravugiriza oya ntago mvugiriza uvuze urukobwa se yego no mu mutasha cyamo kwibere rya bigogwe mu mutara kwibere rya bigogwe oya hari ibere rya bigogwe mu mutara kwibere rya bigogwe ni hano za Nyabihu kunavugirije zara nkwereka oya ntago ari gutyo uko ni nko guhamagara imbwa ntuntera urubwa ariko umugore uvugiza misho twagiye wowe uretse turebe misho njye byose ndabizi ko ntago navugiriza imbere ya kamera igikobwa se nkeneye umugabo ahubwo umugabo mwiza yabona uri kuvugiriza agase noneho ati ariko mishu none se wowe mvugiriza iruhande rwawe rega niwe mugabo ubungubu uzi ko umugabo yamenye ko wabaye mu nka ahita avuga ati uriya muntu uzi ko namutwara yanyoye amata kuba mu nka se ni ukuvugiriza none se kuba teta abikoze aciye inka amabere wavugije igikobwa navugije igikobwa baravuga ntabwo navuze vuga igihungugore nawe vuga ikigoragore cyangwa igihunguhungu ukavuga igihunguhungu munsi igishegabo ni iki mu kinyarwanda nyine ni igishegabo ni umuntu nyine umuntu umeze ati ni umuntu uba ufite karagiteri nk'iz'abagabo ni igishegabo nzovu igishegabo ni iki kanibaze teta undi baravuga ngo kiliziya kwiye kirazira uzi ko kera nta mugore washyiraga akaguru gutya byari by'abagabo ariko wowe na mishu mwabikoze turi abasportifu oya namwe oya ubundi turi abasportifu umva teta iyo wabaga wicanye n'abagabo ntabwo washyiraga akaguru ku kandi keretse ari uwawe wawe gute ariko utari uwanjye mishu buretse noneho mishu tusobanura ijambo igishegabo bumva ari iki wowe njye gishegabo mba numva ari wa muntu utavugirwamo w'umugore umugabo yavuga ukabona nyine oya ukabona uwo mugore urumva nyine ni intagondwa tu uzi igishegabo ni umugore ukubita umugabo nicyo bita igishegabo oya igishegabo mwese nta mwabivuga reka mbivuge ngewe uko mbizi ngewe mvuga ko iyo bavuga ngo uriya mugore ni igishegabo uriya mugore aba atavugirwamo ni wa muntu mbese wumva ko ashobora kuyobora iwe nimba afite n'umugabo akaba yamuyobora umugabo akaba atavuga kandi umugabo ari we mu rugo niyo mpamvu azava ngo uriya mugore ni igishegabo nawe ushatse kuvuga hari inkuru tuzasobanura wenda ikindi gihe inkuru inshinzi se zo murazizi inshinzi n'umukobwa ugira amahane unanutse inshinzi ni iki inshinzi ni abakobwa bari ingabo z'ibwami bayobowe nande rero bayobowe na Ndabaga no izo nshinzi zari ingabo ziyobowe n'igishegabo bose bari abakobwa niko bimeze ariko ibyo ni bya kera umva iby'ubu rero inshinzi ni umukobwa ugira amahane unanutse noneho igishegabo ni umukobwa ugira amahane ubyibushye
Oye kada ubwo yaba ari inshinzi. Oya baca umugani ngo uwanga imigera abika ibanga ribike rada. Uwanga imigeri Ni njye ubibajije cyangwa ubibajije uriya? Yaba ari iki? Ni umwari. Nzovu Tigo asobanuye ngo inshinzi ni umukobwa unanutse ugira amahane, none ubwo warenze n'ishinzi kugira ngo atuke abagabo ngo ni amagweja. Oya ngenda bivuga nta ribi. Ngene ejo bundi duhetse gusangira turanywa ariko tugerageza aravuga iti rero buriya biranabivuze ahubwo nyuma aza gusaba imbabazi akavuga iti sinatutse abagabo kuko buriya kariya gasimba kanya ubudodo kandi bwa budodo bukavamo imipira ahubwo abagabo nabahaye iki ngo agaciro da. Okay, hanyuma rero reka mbasobanurire ko inshinzi nako igishegabo ni umugore ukora ibisa n'iby'abagabo bakora. Kiragiye ziranshinzi nakira gishegabo bari babayoboye bika ko nta bagabo bari basigaye mu gihugu bajya kurwanira igihugu. Igishegabo ni umuntu ubwo w'ingenzi cyane. Okay, n'umugore utwara moto yaba igishegabo. Oya baravuze ngo ni umugore ukora iby'abagabo bakora. Rimwe banananiwe ahubwo akora mbese ni igisa n'umugabo. Niyo mpamvu bavuga ngo igishegabo sibyo? Nk'umugore utunze urugo rw'ukabona rwose yanze gusuzugurwa mu bupfakazi bwo numva mu rugero agusabana n'umupfakazi ariko arwanya abana be barize bagize gute arabahirimbaniye. Uwo mugore burya ni igishega uwo bamwita umugabo bitewe n'igihe nyine ni igisa n'umugabo nyine. Reka dusoza hano reka dusoza ikiganiro bitewe n'igihe tugezemo. Urabona abagore b'iki gihe basigaye bakora imirimo yari y'abagabo. Usigaye ubona umugore agiye kugikwa ikiganiro gitangiye kuryoha ubona ko turebe mwazatugirira neza mukongeraho utunota duke. Okay, ubutaha tuzagiye tubikora tubikora burya ko noneho igitsina gore ubu ngubu cyose ni ibishegabo. Oya iri jambo ndari basobanura neza ubutaha mbasobanura impamvu igishegabo cyabayeho n'igishegabo n'iki sibyo? Kuko ndabizi Nzovu uwo bagushinja ko bajya mu ndimi z'amahanga ukarara bajya mu kinyarwanda mu muco ukarara bateye ko Nzovu ubundi ni iki ni umuhiri. Ejo ndi kwa Manibu twaraganiriye mwana ati Nzovu inyana yumanye niki ngo mba numva ari akamasa wenda kenda gupfa kishwe n'inzoka ariko nanjye ndumva ari uko nabyumva. kandi bamaze kuba kari reka mbabwire ibintu twari turimo. Urabona hari uwo bita nyine inyana itetse umwomano cyangwa se inyana yumanye. Mwebwe muri abatahira muvugira inka muzi ibinyarwanda nkatwe ntabwo turabatahira ntabwo. Nese mu muco uzi iki? Umuco ingoma barayikora bagira bate? Barayitanaga. Naho se igisabo barakijisha igisabo ahubwo mboneraho igisabo iyo kimenetse kimeneka. Yego kigira ingoma yo baravuga ngo yabyagiye nimba kubyagira ngaho mvu ingoma ngo yabyagiye. Igisabo ese ko ntigeze njya gukwa ngo nkijyane cyangwa ngo n'ikimeneka kirane. Reka dusoze rero mu kanya cyangwa se undi munsi ikintu tuzagira ibi bizajya biza mu noneho tuye dusiga n'isomo twe gusiga inzenya gusa. Murakoze cyane ni Tigo Misho mu sharing ibiganiro byacu mukore subscribe mutange comment turebe ngo turavuge turagana he neyanzo kugira ngo amakuru agere hose. Sawa.